nanone turabashimiye cyane bakunze b'Inzobere TV Show, twongeye kubaha ikaze ndetse tunabashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe ndetse namwe mutarayikora tubashishikariza kuyikora kugira ngo buri munsi mujye mubona ibiganiro byinshi byiza tugenda tubategurira uko bucya bukira. None uyu munsi wa none nk'Inzobere TV Show nk'uko umukunzi wacu yabyifuje muri comment yatwandikiye ku YouTube ko twamuganira ku kiganiro cy'umugabo twagaragaje ku mbuga nkoranyambaga zacu ufite ubwanwa burebure kandi bunini ndetse bwiza ku isi kurusha abandi. Wakibaza ngo ibingibi nabyo se bibaho koko? Umugabo ufite ubwanwa bwinshi burebure bunini bwiza kurusha abandi ku isi yose. Uyu munsi Inzobere TV Show tugiye kumukuzamurira. Turagushishikariza cyane niba nawe wifuza ko ari ikiganiro twazakuganirira ko wajya ugishyira muri comment kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show, ubundi tukakikugezaho neza 5 kuri 5. Nguhaye ikaze, njye ndi Bertin Empire. Umenya neza uyu mugabo ufite ubwanwa bunini bwiza kandi burebure kurusha abandi ku isi hose. Nguhaye ikaze. Uyu mugabo ufite ubwanwa burebure ku isi akaba ari umugabo witwa Adolphe Muhadimir Kamiti, akaba atuye mu gihugu cya Slovenia ku mugabane w'Uburayi, akaba atuye mu majyaruguru y'icyo gihugu, akaba ari kavukire ndetse n'ababyeyi be bose n'abakaba ari kavukire. Umubyeyi we w'umumama akaba yitwa Morgan Adolphe Kamiti ndetse umubyeyi we w'umupapa akaba yitwa Tesgand Kamiti. Bose urumva ko Kamiti ari izina ry'igisekuru cyabo. Hangaha ni kavukire mu gihugu cya Slovenia. Wakibaza byinshi kuri aba bana, ariko umwana wabo utangaje w'imyaka 37 ari witwa Adolphe Muhammad Kamiti, akaba ari we muntu ufite ubwanwa burebure ku isi kurusha abandi nk'uko mubibona ahangaha ku mashusho. Uyu mugabo utangaje Adolphe Muhammad Kamiti akaba yaravukiye mu gihugu cya Slovenia. Slovenia akaba ari igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi, gifite intara cyangwa se icyo twita region isaga 11. Akaba ari igihugu gikunda cyane abana baho bakunda kujya kwiga, cyangwa se igikorwa gikorwa ku munsi cyitabirwa n'abantu benshi akaba ari kujya ku ishuri. Ndetse ikindi gikorwa muri Slovenia akaba ari ibijyanye na sanitation, watering, irrigation, ibintu bijyanye no kuvomera no gutunganya amazi. Ndetse cyane abantu babo bakaba bakunda kureba filime bateraniye hamwe cyangwa se bari mu ruhame. Uyu mugabo Adolphe Muhammad Kamiti, umubyeyi we witwa Morgan Adolphe Kamiti akaba yarakoraga muri salon hariya muri Slovenia yitwa Salon and Spain Region Slovenia, cyangwa se La Luma Salon, iherereye mu majyaruguru hariya y'umujyi wa Slovenia kabisa. Akaba ariho uyu mumama yakoraga muri salon. Ubwo rero uyu mwana we yamwitegerezaga ku gihe cy'imyaka 5 nk'uko tubikesha www.me.com. Uyu Adolphe Muhammad Kamiti akaba yarakundaga cyane ibintu bijyanye n'imisatsi. Nibwo rero yakomeje kujya kunda kureba abantu bafite ubwanwa mu mafilime nk'uko twagiye tubirebera hamwe. Abantu bo muri Slovenia bakunda kureba online cyangwa se watching full films, akagenda akunda cyane kubona abantu bafite ubwanwa bunini kandi burebure. Wakibaza ngo byatangiye ku myaka ya 14 gusa nibwo yatangiye kumera ubwanwa bwa mbere cyangwa ageze mu gihe cya adolescent. Arabukunda ndetse ngo urwanwa rwe rwa mbere yameze yarahaye izina ryitwa Kanchan. Iryo zina akaba ryo yakundaga cyane kabisa kubera ryitiranwaga n'agapusi bari baturanye ku muturanyi wabo. Nuko Adolphe Muhammad Kamiti akomeza kugenda akunda ubwanwa kabisa, kuko mu gihe cyose yamaze ntago ubwanwa bwe bwari bwakozweho n'imashini n'umunsi wa rimwe. Ikintu cya mbere ngo yitaho yabyutse mu gitondo no kureba niba ubwanwa bwe yabyutse bumeze neza nk'uko yaryamye kabisa. Akaba afite ubwanwa rero buhereye ku kananwa n'ubundi nk'ibisanzwe bukagira hafi ku mifuko y'ipantaro. Iyo ahagaze wagira ngo ubwanwa bwe bupima ibintu birebire cyane kuko buba busumba n'ishati. Abahanga bapimye ubwanwa bw'uyu mugabo ukaba ufite santimetero 57 zose z'uburebure. Ngo urwanwa rutoya rurimo rukaba rupima santimetero 32 gusa, mu gihe runini nyine rupima 57 nk'uko nabikubwiye. Ubwanwa bwe bupima hafi amagarama 400 kabisa na 60. Wakibaza ngo uyu mugabo Adolphe Muhammad Kamiti ni iki kinakunda mu buzima bwe? Nga Adolphe Muhammad Kamiti nk'uko se Tesgand Kamiti twakomeje kugenda tukubwira haruguru, ngo yagiye amutoza ibintu bijyanye n'isuku kabisa. Ngakunda ko ubwanwa bwe bukeye bunasukuye ndetse bugaragara neza. Ngo ikindi kintu ndakunda ntagakunda kwifotoza, kuko ngiye abantu benshi babonye ubwanwa bwe bituma bamuharasinga cyangwa se bakamubwira nabi bigendeye n'ukuntu ubwanwa bwe bumeze, bakaba banamutoteza kuko afite ubwanwa bunini cyane. Ubu bwanwa umuntu wese ubonye arabutangara, yibaza niba ari umuntu koko cyangwa se hari urindi banga yabakoresha kugira ngo abugire. Ahubwo avuga ko ubwanwa bwe bumaze imyaka 27 bugihereye igihe yabumereye mu myaka 27 afite atari yabukozaho icyuma cyogosha, bukaba bukira umwimerere rwose nk'uko yaba yarabumeze. Uyu mugabo Adolphe Muhammad Kamiti ikintu yatangarije
Highlight.com uko twakomeje kugenda tubikubwira nuko ngo yifuza ko n'abana babiri b'abahungu afite nabo bazagira ubwanwa nk'ubwe ndetse ngo bakanamurenza kuko ngo azayibatoza bakiri batoya. Ese wakibaza ngo nyiriye banga azakoresha cyangwa se yavuze azakoresha kugira ngo ubu bwanwa bw'abana be nabwo bube bureshya gutya. Tuguhaye ikaze komeza ugenda ukurikirana Inzobere TV show, byose uraje gushira amatsiko turajya tubikubwira kimwe ku kindi. Uyu mugabo Adolphe Muhammad Kamiti yaravuze ati nkuko nabitojwe kandi nabikunze nanjye bana banjye nzabakundisha ibintu bijyanye n'imisatsi ndetse nabo nifuza ko bakora muri salon cyangwa se La Numa Salon yo mu gihugu cya Slovenia mu majyaruguru yacu ku mugabane w'Uburayi nkuko nanjye ababyeyi banjye babinkundishije. Arakomeza agira ati niba bikunda cyane bazabyishimira kandi bizaba byiza kuri bo kuko numva ko buri muntu wese yagira ubwanwa mu buzima bwe. Hari abantu benshi rero bagiye bamuha inama cyangwa se ibitekerezo bavuga ko bitewe nuko badakunda ubwanwa cyangwa se batabwishimira, abo ngabo yabagira inama avuga ngo buri muntu wese agomba guha agaciro ikintu mugenzi we akunda ndetse akanakimwubahira kuko hari impamvu abagikunda ndetse n'ingenzi kuri we kuko akibuze yaba afite ikibazo. Bakomeje bagenda bamubaza bati mbese wabyifata cyangwa se wabitekereza gute mu gihe ubwanwa bwawe wabubura bukavaho bwose. Yaravuze ati ibyo ngibyo ntabwo nakirwa mbitekereza kuko ni nkaho kukubwira ngo wakibaza gute cyangwa se wabitekereza gute igihe wapfuye utakirimo umwuka. Bivuze ngo kubura ubwanwa bwo kugira ngo bubure bamwice. Uyu mugabo Adolphe Muhammad Kamiti avuga ko ikintu cya mbere akunda mu buzima bwe akunda ibintu bifite gahunda, akunda ibintu bifite isuku ndetse akakunda ibintu biteguye, kadakunda abantu bakora ikintu kibatunguye bisa naho batabipanze. Adolphe Muhammad Kamiti yakomeje cyane anavuga ko akunda gukina umukino wa football igihe atuje ariko ngo nagakunda football yo mu musenyi kuko ngo hari igihe imisenyi itarusenga imugira mu bwanwa mwaze bukaba bwabasha kwandura mu gihe we yaba atabipanze. Mukunzi warukurikiye Inzobere TV show, uyu ni wa mwanya twakugezagaho umugabo ufite ubwanwa bunini burebure kandi bwiza ku isi nkuko twakomeje kumukubwira hejuru. Adolphe Muhammad Kamiti ukomoka mu gihugu cya Slovenia mu muryango we mabyeyi be Margot Adolphe Kamiti ndetse na papa wa Chazgan Kamiti, akaba afite abana babiri gusa ku myaka ya 37, ubwanwa rwe bupima santimetero 57 nkuko twabikubwiye. Uyu mugabo kabisa akaba ari umugabo utangaje cyane nkuko Inzobere TV show twabikuzaniye. Mbese hari ikindi kiganiro wifuza ko twaza kuganirira, cyandika hasi muri comment. Niba utarakora subscribe gikore kugira ngo tujye dukomeza twibanira umunsi ku wundi ndetse ujye komeza ubona ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi kuko ku Nzobere niho ubona amakuru agezweho kandi yizewe. Nge na Libertine Emplo, ciao tuzasubira kabisa, ibihe byiza. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.